Hezekiya umwami w'Isiraheli ya kera, n'umwami dusoma mu byanditswe wigeze guhabwa n'Imana amahirwe ya kabiri. Mu mateka ya korali Ambassadors of Christ umusangamo nk'umuntu wagize uruhare rukomeye mu miririmbire n'imicurangire y'iyi korali. Nubwo atabasha kuvuga ururimi rw'Ikinyarwanda, ariko avuga ko Imana yamushoboje kubahimbira indirimbo z'Ikinyarwanda zirimo ibyunyuramo, imirindi y'Uwiteka n'izindi ndirimbo zose bafite, kandi ibyo akabikora adateze inyungu y'amafaranga cyangwa ikindi kintu cyose. Uretse Ambassadors of Christ, hari n'izindi korali yagiye ahimbira indirimbo zitandukanye kandi zakunzwe n'abatari bake. Kwemera gusiga umuryango we mu gihugu cya Uganda akaza gukora umurimo w'Imana mu gihugu cy'u Rwanda kandi akabikora nta nyungu ategereje, abenshi ntibabyumva neza. Uyu munsi rero naguteguriye amateka y'umugabo w'umuhanga mu kuririmba. Ese yaje ate mu Rwanda? Ninde wamutumyeho? Kaze kuri Mugisha TV, kora subscribe kugira ngo tuzacikwa n'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi. Amazina ye ni Sozi Joroma, abandi bakamwita Mwarimu Sozi. Ni umugabo w'umunyabigwi, umuririmbyi n'umuproducer. Amenyerewe muri korali Ambassadors of Christ kandi nyinshi mu ndirimbo z'iyi korali niwe uzandika. Sozi ni umuganda wo mu bwoko buziriza inzovu. Biragoye gusobanura aho yavukiye mu rurimi rw'Ikinyarwanda, ariko tugenekereje igihugu ni Uganda, akagari ka Kisubi, umurenge wa Buhama, mu karere ka Muhogoto. Ise umubyara yitwa Sebutinda Nicton, ariko kuri ubu ntakiriho. Naho nyina akitwa Nabunya Elios, we akaba akiriho. Sozi yize amashuri abanza mu ishuri rya Kitagomba Primary School, naho amashuri yisumbuye yigira mu ishuri rya Wampauntake kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa kane. Arangije uwa kane kubera ko n'ubundi yari asanzwe yishyurira amashuri, ubushobozi bwamubanye buke, maze yicara imyaka 15 yose atiga. Kubera ko yarahagaritse kwiga adakoze ikizamini cya leta, nyuma y'imyaka 15 yasubiyeyo maze akora ikizamini cya leta mu ishuri rya Breveren College. Amaze gukora ikizamini cya leta, yakomeje gusubika amashuri kugira ngo abone ubushobozi bwo gukomeza. Sozi yageze mu Rwanda mu 1997, mu gihe Ambassadors of Christ yatangiye mu 1995. Ni ukuvuga ko yasanze maze imyaka 2 ishinzwe n'Abanyarwanda n'impunzi z'Abanyarwanda zari ziturutse mu gihugu cya Uganda zitashye mu Rwanda. Sozi yaje mu Rwanda azanywe no kureba Ambassadors of Christ, kandi yaje muri Ambassadors nk'umucuranzi, ntiyaje nk'umutoza cyangwa umuririmbyi. Ariko se Sozi yamenye ate ko ari Ambassadors of Christ? Iyi korali Ambassadors of Christ ngo ntiyarayizi habe na gato, ariko ngo kubera ko abayitangiye benshi bari Abanyarwanda, muri abo hakaba harimo umukobwa witwa Rachel waje gusubira muri Uganda mu 1996 kugira ngo akomeze amashuri ye, ngo ariko akaba yarababajwe nuko korali ye yarayisize idahagaze neza, ndavuga korali Ambassadors of Christ. Yaje kugera muri Kampala ahahurira n'umusore bakuranye muri Bugema, uwo ni Sam Kigote waririmbaga muri Golden Gate. Iyi ni korali yafatwaga nk'iya mbere mu Adventiste muri Uganda icyo gihe. Rero Rachel ngo yari amwizeyeho ubushobozi bwo gutoza korali, bityo ngo amusaba ko yaza mu Rwanda kumutoreza korali Ambassadors of Christ. Muri icyo gihe ngo nta mutoza cyangwa umucuranzi bagiraga, ariko ngo Kigozi we ako kanya yari afite ikibazo cy'uko yari ashoboye gutoza gusa, ariko ngo gucuranga wari mu gicuku. Ni mu gihe kandi Ambassadors of Christ iyo yashakaga umuntu ubizi byose, gucuranga no gutoza. Aha rero ngo Kigozi yese atekereza ku nshuti ye Sozi Joroma yiberaga iyo mu cyaro aririmba muri korali yitwa Living of Hope Choir. Kigozi niko gutuma Sozi ngo bazajyane mu Rwanda, umwe ari umutoza undi ari umucuranzi. Muri icyo gihe ngo nta telefone zabagaho, byatwaye igihe kirekire kugira ngo ubutumwa bwa Kigozi bugere kuri Sozi. Uko Sozi yavuye mu cyaro akajya Kampala, birangira banageje umugambi wo kuza mu gihugu cy'u Rwanda kuzamura Ambassadors of Christ, dore ko icyo gihe bari bakiri ingaragu. Sozi avuga ko amenyerewe muri korali Ambassadors of Christ, goye kwemeza abantu ko atari umunyarwanda, ariko yaravuze ati bene Adamu bose barasa.
usibye korali Ambassadors of Christ hari n'izindi korali yahimbiye indirimbo nka Sodoma ya korali Tujye Siyoni ndetse n'izindi nyinshi uzagenda wumva. Kugeza ubu Sozi n'umuryango we bibera mu gihugu cya Uganda. Mu buzima busanzwe n'ubundi akora akazi kajyanye n'iby'umuziki, akaba anaririmba ku giti cye, aho kuri ubu afite na channel ye anyuzaho indirimbo ze. Mushimiye wakurikiranye iki kiganiro cyose kuri Mugisha TV, mukomeze gukora subscribe, ibiganiro byiza byo nakagaruka.